Uyu ni uwundi munsi mushya, ni umunsi wo kugendana n'Imana, ni umunsi wo gusabana na Mwuka Wera. Yohana ibice 14 n'umurongo waho wa 16 aravuga ngo nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Amen. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo ubwe iki gihe yayabwiye abigishwa be 11 hari mu ijoro rye rya nyuma mbere yuko afatwa ngo abambwe ku musaraba. Muri icyo gihe rero Yesu yararimo abwira abigishwa be, bari mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu, barimo basangira ifunguro rya nyuma. Icyo gihe rero yaramaze kubabwira ko igihe cye kigeze kugira ngo ave muri iyi si. Rero ibi byateye abigishwa b'ubwoba ndetse bagira n'agahinda kenshi. Bari bamaranye imyaka 3 na Yesu, bamubona akora ibitangaza, bamubona yigisha, bamubona akiza abarwayi, bamubona ahumuriza abababaye. Gutekereza rero ko agiye kubasiga byatumye imitima yabo yiheba. Rero ni muri ubwo bwoba no kwiheba n'ishavu Yesu yababwiye ngo nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Iki gihe Yesu yashaka kubereka ko nubwo umubiri we wari ugiye kubavamo, ariko batari bagiye gusigara bonyine. Yaragiye kuboherereza Mwuka Wera uzabana nabo ibihe byose. Reka twongere twibaze ubundi Mwuka Wera ninde? Ijambo Yesu yakoresheje riravuga ngo undi mufasha. Aha iri jambo risobanura umuntu uza kugufasha, umuntu uza kuguhumuriza, umuntu uza kukwitaho, umuntu uza kukuyobora. Rero Umwuka Wera ntabwo ari imbaraga gusa cyangwa se ikintu kitagira ubuzima, ahubwo ni Imana ubwayo ikorera mu buzima bw'abizera. Yesu yaramaze igihe kirekire afasha abigishwa be, yarabigishaga akabakomeza kandi akabarinda, ariko igihe cyo gusubira kwa se cyari kigeze. Niyo mpamvu yabijeje ko hari umufasha utazigera ubatererana. Twakwibaza nanone ngo kuki abigishwa bari bakeneye umufasha. Abigishwa iki gihe bari bagiye guhura n'ibigeragezo bikomeye. Yesu yarazi neza ko bazatotezwa, yarazi neza ko bazasekwa, yarazi neza ko bazafungwa, ndetse yarazi ko bamwe muri bo bazicwa bahorwa ubutumwa bwiza. Mu mbaraga zabo bwite rero yabonaga yuko batazabyishobora, batazashobora kunyura muri ibyo bihe bikomeye. Uyu munsi nawe ushobora kuba uri munyura mu bihe bikomeye, ushobora kuba unyura mu gutotezwa, ushobora kuba uri munyura mu mibabaro, ushobora kuba unyura mu bihe byo kutumva no kudasobanukirwa. Niyo mpamvu muri uyu munsi Yesu nawe yakubwiye ngo nguhaye umufasha Mwuka Wera. Mwuka Wera azagufasha kunyura muri ibyo bihe unyuramo. Rero tubona nyuma yo kuzuka kwa Yesu no kuzamurwa agasubira mu ijuru, Mwuka Wera yaramanutse ku munsi wa Pentekote, bahinduka abantu bashya babigishwa. Twabonaga nka Petero wari warigeze gutinya akihakana Yesu inshuro zigera kuri 3, ariko yarahagurutse abwiriza ubutumwa bwiza, abantu ibihumbi n'ibihumbi barihana. Aha rero byerekana yuko Mwuka Wera atanga imbaraga zo gukora ibyo umuntu atashoboraga gukora ku giti cye. Niyo mpamvu uyu munsi ibyo byakunaniye, ibyo ubona udashobora n'imbaraga zawe, Mwuka Wera niwe uzagushoboza. Yaravuze ngo mbahaye umufasha uzabana namwe ibihe byose. Reka turebe
twebwe nk'abakristo uyu munsi, wowe urimo uhura n'ibikugerageza n'ibikomeye uyu munsi, n'iki Imana ivugana nawe binyuze muri aya magambo, n'iki Mwuka Wera aza kugufasha. Ijambo rya mbere, Imana yakubwira ngo nturi wenyine. Hari igihe ubuzima bukugora ukumva nta muntu ukwitayeho. Uyu munsi urabona uri wenyine. Uyu munsi urabona nta muntu ukwitayeho. Uyu munsi urabona nta witaye ku bibazo byawe. Uyu munsi urabona nta witaye kuri ayo marira yawe. Ariko Imana irakwibutsa ko utari wenyine. Mwuka Wera ari kumwe nawe. Mwuka Wera aba hafi mu byishimo ndetse no mu mibabaro. Niba uri mu mibabaro, Mwuka Wera ari kumwe nawe, kuko twamuhawe nk'abizera kugira ngo abane natwe. Ijambo ryavuze ngo mbasigiye Mwuka Wera, ngo nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe byari ibihe byose. Ni ibihe by'umubabaro, ni ibihe by'ibyishimo. Uyu munsi rero wumve ko Mwuka Wera muri kumwe. Wumve umubwire ibyo utabasha kubwira abandi, ibyo abandi badabasha kukumva, we bimubwire arakumva. Ijambo rya kabiri, Imana irashaka kukuyobora buri munsi. Ntabwo ari uyu munsi gusa ngo eje kureke, ni ibihe byose. Mwuka Wera ashaka kukuyobora mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko Bibiliya yavuze ngo azaduha undi mufasha wo kubana natwe ibihe byose. Arashaka kukuyobora buri munsi. Azagufasha gufata ibyemezo. Ushobora kuba hari ibyemezo urimo ushaka gufata uyu munsi ariko ukumva nta cyerekezo ufite, mubwire arakumva. Azagufasha kutirukira ibidakwiriye cyangwa se kutagendera mu bintu bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Ushobora kuba uyu munsi uri muri confusion, wumva hari ibyemezo uri mushaka gufata ariko ukumva uracyajijinganya, nta cyerekezo wumva ushaka gufata. Ushobora kuba ari icyemezo cyo gushaka, ushobora kuba ari icyemezo cyo gukora imirimo runaka, ushobora kuba ari icyemezo cyo gutangira business, ushobora kuba ari icyemezo icyo ari cyo cyose ugifite kujijinganya. Mwuka Wera azakuyobora. Mubwire ngo muri ibi ngibi ntabwo ndumva ngifite muri nge gushidikanya, nyobora umpe kumenya icyemezo kizima nafata. Azakuyobora. Icya gatatu, Imana itanga imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Ushobora kuba uri unyura mu bigeragezo uyu munsi. Ushobora kuba uremerewe n'ibibazo bikugoye uyu munsi. Ushobora kuba urimo unyura mu bigeragezo mu kazi, mu rushako, mu muryango, muri bizinesi zawe. Hari ibigeragezo, hari ibitero urimo uhura nabyo, hari ibikugoye urimo uhura nabyo. Uyu munsi ntuzi uburyo bwo kubisohokamo, ariko wibuke ko tutari kumwe twenyine. Imana yaduhaye Mwuka Wera, aduha imbaraga zo kunesha mu rugendo, aduha ubutwari bwo guhangana n'ibibazo no gukomeza kwizera niyo tubona ibintu bikomeye. Urabona Petero yihakanye Yesu mu gihe bajyaga bafata Yesu, akomeza kugenda akurikira, ariko bamufata akayihakana Yesu. Ariko igihe Mwuka Wera yamumanukiye, yahagaze imbere y'imbaga atangira guhamya Yesu wa wundi yihakanaga. Kubera iki? Yahawe imbaraga. Nawe uyu munsi hari biguteye ubwoba, hari ibyo uri mu nyura byimo ubona biguteye ubwoba. Ongera kubwira Mwuka Wera ngo Mwuka Wera, nk'imbaraga zo guhagarara, nk'imbaraga zo kunesha, mu butwari bwo guhagarara nemye, nshikamye, mbasha kuvuga, mbasha kudatinya. Azaguha ubwo butwari. Ijambo rya kane, Mwuka Wera ni umwigisha. Kubera iki ntitwakwisobanura ijambo ry'Imana? Bibiliya ntabwo ari igitabo kimeze nk'ibindi bitabo dusoma nk'uko dusoma ibindi bitabo.
ahubwo umwuka wera niwe uduhishurira, niwe uduha ubwenge, niwe ufungura ibitekerezo tukabasha kugira guhishurirwa n'amagambo y'Imana, tukamenya icyo Imana irimo ivugana natwe uyu munsi binyuze mu ijambo ryayo. Rero niyo mpamvu ukwiriye kumwishingikira ukamubwira ngo mwuka wera, aya magambo ndimo ndayasoma ariko sinumva ubusobanuro bwayo, sobanurira umbwire kugira ngo menye icyo Imana irimo ivugana nanjye muri iri jambo. Azagusobanurira. Ijambo rya gatanu ndimo nigira ku musozo. Imana ishaka umubano wawe nawe wihariye, ntabwo ari umuhango. Kubera iki? Imana ntabwo ishaka ko tuyimenya ku cyumweru gusa cyangwa se ngo dusenge ku cyumweru gusa, bibe umuhango, bibe idini nk'uko tujya mu materaniro ku cyumweru. Imana irashaka ko tubana nayo buri munsi. Niyo mpamvu yavuze ngo nzabaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose. Imana irashaka ko tuganira mu masengesho. Imana irashaka ko tuganira dusoma ijambo ryayo. Imana irashaka kubana natwe turi mu kazi. Imana ishaka kubana natwe turi mu rugendo. Imana ishaka kubana natwe ibihe byose aho turi hose. Niyo mpamvu rero dukeneye mwuka wera kugira ngo adushoboze muri ibyo byose. Icyo dukwiye gukora ni iki? Tugomba kuganira n'Imana buri munsi mu isengesho tuyobowe na mwuka wera. Dukwiriye gusoma ijambo ry'Imana buri munsi kugira ngo tumenye kandi twumve ijwi ry'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Dukwiriye kwirinda icyaha, kuko gukora icyaha bidindiza umubano wacu na mwuka wera. Icya kane, dukwiriye kumva iby'Imana ivugana natwe, ibyo itwereka binyuze mu ijambo ryayo. Icya gatanu, yigira umwanya wo gutuza, wumve icyo Imana ishaka kukubwira. Kubera iki? Ni kenshi dusenga ukajya imbere y'Imana, ariko ni gake tubasha kugira umwanya wo gutuza ngo twumve natwe Imana ivugana natwe. Kenshi turagenda tukabwira Imana. Nawe utekereza kugenda kuba waganira n'umuntu ukamara isaha urimo ubwira umuntu gusa mwicaranye, ariko utaragira umwanya wo kumva nawe ngo agusubize. Kenshi rero mu masengesho yacu tujya tugenda tukaba imbere y'Imana tukayibwira, ariko ntabwo tugira umwanya wo gutuza ngo natwe tuvuga ngo Mana nanjye reka noneho numve icyo urimo uvugana nawe. Yigira n'umwanya wo gutuza, wumve icyo Imana ivugana nawe. Niba rero wumva wari waritandukanyije n'Imana, cyangwa se ukaba wari mu buzima bwo kuba wishingikirije imbaraga zawe gusa, uyu munsi ni umwanya mwiza wo kongera kwegera Imana. Saba mwuka wera kuyobore, saba mwuka wera kwigishe, saba mwuka wera gukomeze, kugira ngo ubashe gukomeza urugendo, ubashe kumva no gufashwa na mwuka wera. Murakoze rero abo twabanye mu isengesho ry'uyu munsi, mukomeze guhabwa umugisha n'Imana. Mwari kumwe nanjye Usengimana Daniel. Shalom.